Once again, my people, it's your boy Eric Oshpa. Njye ugarutse nongeye kubaha ikaze. Ndabashimira cyane kuri mwe mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha kunshyigikira, gushyigikira ibikorwa byanjye, inkunga zanyu. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, binyereka ko ibyo mbaha mubyishimira, kandi nanjye ntabwo nshoboye kubibagezaho. Niyo mpamvu uyu munsi nakuzaniye ikiganiro cyiza cyane cyitwa ese iyi si nyibereyeho iki? Ujya wibaza ute ese iyi si nyibereyeho iki? Bitewe n'ubuzima ubamo, hari igihe ugera mu bihe bigoye ukabona inshuti zagushizeho, warakoraga ntugikora, warasurwaga ntugisurwa, bikagutera kwicuza n'impamvu yatumye uvuka. Ariko reka nkubwire ko uko nguko umeze ntabwo ari wowe wabihisemo. Ndagira ngo ngire ikintu nkubwira. Ubuzima bwo kurundanya ibintu cyangwa se inshuti nyinshi, kugwiza amafaranga, ni ubuzima bupfuye cyane nk'igishyitsi cyumye. Sinkubwiye ngo utandukane n'inshuti cyangwa se urekere gukora, ariko ubuzima buyobowe n'Imana ni nk'igiti gitoshye. Ndaguha urugero, reka dusome mu Migani ibice 11 umurongo wa 28. Haravuga ngo uwishingikirije ku butunzi bwe azagwa, ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Niyo mpamvu udakwiye kurata amashuri, ubwenge, amafaranga, ahubwo mu Mana niho byose bibonerwa, niho ubutunzi bw'umuntu bugaragarira. Si benshi uzi baba bafite amafaranga kandi ugasanga nta mahoro bagira, ugasanga ingo zabo nibo bakora amadivorce buri munsi, nta mutekano w'iwabo mu ngo, bitewe n'uko nta gakiza bafite, nta Mana iri muri bo. Hahirwa abantu bizera Uwiteka, kuko bazahwana n'ibiti byatewe ku nkombe y'umugezi, bigashorera imizi mu mazi. Bene ibyo biti ntibizahangayikishwa n'icyokere cyangwa n'amazi menshi y'amapfa. Ibibabi byabyo bizahora bitoshye, bizahora byera imbuto zabyo ziryoshye. Niyo mpamvu udakwiye kugira ikibazo cy'uko nta nshuti ubona ufite, akazi kawe katagenda neza, kuko nujya mu Mana neza uzahwana na cya giti cyatewe mu mugezi cyangwa se hafi y'umugezi. Uzera imbuto zikwiriye abihannye. Nicyo cyagihe uzasanga urakennye ariko ufite amahoro, uhora useka, ariko ba bandi batunze za miliyoni nta mahoro bagira, nta bumuntu bagira. Icyo gihe kuko uzaba uri mu Mana ntuzaba ugihangayikishijwe n'abakuvuga n'abakwanga, kuko uzaba uzi ko Imana yo yonyine ari yo izi impamvu yakuremye, kandi icyo yakuremeye izagikora. Ndagira ngo dusome muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7 tugeze ku wa 8. Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Ntabwo ukwiriye gucogora kugira neza, nubwo ari abaguhemukira, nubwo ari abatakwishimira, nubwo ubona uri ikibazo mu bantu, wowe kora neza. Wumve ko ibyo uri gukora Data wo mu ijuru abyishimira kandi abireba. Igihe cyawe nikigera uzabona kugirira neza. Hari igihe Imana yanga kugutabara bitewe n'uko ufite inshuti mbi, ufite inshuti nyinshi zikuryarya. Hari igihe Imana ibona nigutabara ikakugirira neza, izo nshuti zizarya ibyawe kandi mu by'ukuri zirakuryarya, zirakubeshya, ntiziri kumwe nawe. Ariko Uwiteka we aba azi igihe nyacyo cyo kugutabarira, kuko ibintu byose hadasigaye na kimwe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, ibyo turebesha amaso n'ibyo tutayabonesha, byaremwe n'Uwiteka, kandi mu Mana niho ibyo tubonera ibisobanuro byabyo. Niyo mpamvu nawe wireba ukiyanga, ukireba ukibura, ariko iyo uri mu Mana ubasha kubona ikintu Imana yakuremeye, nubwo kubisobanukirwa bitoroshye, ariko Umwuka aragusobanurira. Reka dusome mu Bakolosayi igice 1 umurongo wa 16.
aravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, ni we wabiremye byose kandi ni nawe byaremewe. Niyo mpamvu udakwiye gukora wowe ibyo wishakiye, ahubwo uba ugomba gukora ibyo Imana ishaka, kuko ntabwo Imana yakuremye ngo wihimbaze, oya, Imana yakuremye ahubwo yo ngo uyihimbaze, uyinezeze, kuko Imana yo yari yihagije mu butatu butagatifu bwayo, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, ariko yaraturemye ngo tuyihimbaze. Ntubereho gukora ibyo wishakiye. Intego y'ubuzima bwawe isumba kure cyane gushaka imigambi yawe, kugira amahoro y'umutima cyangwa kwishimira kubaho, isumba kure umuryango wawe, isumba umurimo ukora, iyo niyo ntego y'ubuzima bwawe. Isumba cyane kandi n'ibyifuzo byawe, ibyo ushyira imbere byose bya bindi, intego y'ubuzima bwawe irabirusha, kuko Uwiteka niwe uzi impamvu yakuremye. Niba ushaka kumenya icyatumye uri ku isi, ugomba gutangirira ku Mana. Wavutse kuko yabigambiriye, ntabwo wabaye impanuka, kandi uvuka ngo usohoze imigambi yayo. Imana yakuremye kugira usohoze imigambi yayo. None se wabuze uko wavutse? Ahubwo wabonye ukura, umenya ubwenge, ntabwo uzi impamvu waje ku isi, n'igihe wahagereye ntukizi, ahubwo wumva bakikubwira, ariko mu Mana niho byose tubimenyera. Intego y'ubuzima yabereye abantu amayobera kuva imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko byose biterwa n'uko iteka dutangira gushakira ahatariho, twirebaho, tubaza ibibazo, dutese ndashaka kuba iki, ese ubuzima bwanjye nzabukoresha iki, intego zanjye ni izihe? Icyo gihe ntabwo bizigera biduhishurira intego y'ubuzima bwacu, kuko akenshi uzasanga upanga uvuga uti uyu mwaka ndaba ngeze kuri ibi, reka nkore cyane. Nibyo birafasha, biramotiva, gusetinga intego birafasha, ariko se ni ryari usanga utazigezeho? Akenshi ntabwo uzigeraho. Kubera iki? Wapanze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, uri mu nzira itarimo Imana, uri gukora ibyo Imana idashyigikiye. Icyo gihe uzasanga umwaka urangiye unduje nta kintu urageraho, kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe uyobora ubuzima bw'ibyo yaremye byose. Ubuzima bw'umuntu wese buri mu butware bwe, ariko twe tubutwara ku giti cyacu, ntabwo tureka Uwiteka ngo abe ari we ubutwara. Icyo gihe rero ntabwo twagera ku byo twifuza, kereka biri mu bushake bw'Imana. Wowe warutanye, wiganyiraga, wabonaga nta nzira, ugomba gutangirira ku Mana uhereye uyu munsi ucyumva iki kiganiro cyanjye. Ugomba gutangira ku Mana, umuremyi wawe. Uriho kuko Imana ishaka kubaho. Waremwe n'Imana kandi uremerwa Imana. Imana yo yarakwiremeye ubwayo, igomba kugukoresha icyo ishaka. Imana kandi igihe cyose uzaba utarasobanukirwa ibyo ngibyo, ntabwo ubuzima bwawe buzasobanuka. Mu Mana honyine niho tumenyera neza inkomoko yacu, icyo turi cyo, abo turi bo, n'icyo tumaze, n'intego yacu. Ni kenshi uzasanga umuntu avuga ati ntacyo maze, ntawe ujya nyumva, ntawe unyitaho. Ni benshi babivuga, ariko iyo uri mu Mana icyo kintu ntiwakivuga, kuko uzi neza ko Imana inyuranye ibihe kandi ibasha guhindura amateka. Ndagira ngo usabe wowe utarakora subscribe uyikore, kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ibiganiro nk'ibi ngibi byiza by'ubwenge bwawe guhindurira ubuzima ntibikagucike. Agaciro kacu ndetse n'iyo tugana, izindi nzira zose ntaho zatugeza, kereka ku Mana honyine. Ushobora kwibaza none utese Imana ubundi yandemeye iki? Ni iki cyatumye Imana indema? Ndagira ngo usabe ukore subscribe, ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.